Mhm. Bakunzi ba radiyo televiziyo impinduka turabasuhuje, muri kumwe na Maniragena Valens mu Burusiya, na Honorable Nsabimana Evariste, mukambwe mumenyereye uduhugura ku muco no ku mateka uba mu Busuwisi. Uyu munsi tugiye kubaganiriza, ariko mbere yuko dutangira ndagira ngo Nsabimana abanze basuhuze nawe, hanyuma twinjire mu kiganiro nyirizina. Bakunzi ba radiyo televiziyo impinduka ndabaramukije, mugire amahoro y'Imana. Uyu munsi twateganyije kubaganiriza ku muco, by'umwihariko ku Kinyarwanda. Iki kiganiro cyacu turagiharira ijambo rimwe, ndagira ngo Nsabimana Evariste ababwire iryo jambo turaganiraho, hanyuma nyine tunariganireho mbese ko twabibateguriye. Ijambo tugiye kuganiraho ni ijambo sha. Sha iva he, ibyarwa n'iki, ivuga iki? Reka mbasomere uyu mwandiko uringaniye kugira ngo mwumve uko iteye. Ndatangiye. Uranyita shahu, waranshahuye sha. Uzongera kunyita shahu, nzagushahura ndagashahurwa. Sha ibyarwa na shahu, igakomoka ku nshinga gushahura. Ni imvugo y'abagabo n'abahungu babo ntibayitsinda, uretse ko bo rimwe na rimwe ibatsinda, kuko ntawita mukuru we shahu nubwo kitazira. Iyi mvugo si imvugo y'abakobwa. Umukobwa yise umuhungu shahu aba amututse igitutsi gikomeye, kuko aba amwambuye bwa buhungu buhumurira umukobwa akagubwa neza. Ntabwo umukobwa ashobora kwita undi mukobwa shahu, kuko aba amuhagitse kamere atigeze amera. Siniriwe mvuga umugore, kuko niyo akowe akarongorwa akogoshwa amasunzu, aragumya akaba umukobwa wa kanaka. Sha. Sha iva kuri shahu. Mu kuyivusha indi iravugishwa, kuko bayikonkoboramo urwamba maze urushunzi rukaneganega. N'abo bashahuzi bayigegena biherereye iyo mu mabanga, nta n'akabanga habe n'ibanga rimwe ribangikanya amabango. Shahu ngiyi ikuruye ishahu, ngo icyo yishakira niyikizi. Ishahu idashahuwe nta shahu, shahu itabayeho nta sha. Niko se sha, uvuka hehe, uturuka kwande, ugira uko ugenda n'uko ugenza. Imvubu ikuvubura si umuvumba utemba itukura. Ishahu ntivukana ubwo bushahu, nyina ntirinda ahubwo iratonye. Ntabwo yima kuko isenzwa, nta no kubyara ahubwo irabwagura. Ntigira abana, igira ibibwana. Muri ibyo bibwana habamo imperume n'imbwakazi. Ikibwana cy'imperume iyo gishahuwe kibishahu, ibyo gusenza kikabisezeraho burundu. Kurara mu magobe kigometse biba bicitse, ndetse nacyo ubwacyo kikaba gicitse kikaba incike. Gushahurwa n'iby'imbwa niko babyita, ni nako byitwa, si iby'abantu.
enda hano sha ni ivugwa n'abagabo n'abazababo, si abagabo bagabanya ubutwari bitwaza iryo jambo, ni abagabo gusa. Abenshi mu bagore n'abakobwa ntibakundira, irabagora, ngo biterwa n'ikiyibyara ari cyo gushahura. Ujuje gukeka cyangwa gukekeranya, wumva uzira gushahura no gushahurwa. Ntiwakwenda imvugo nk'iyi ngo urukorombereze. Naho abandi babamo ab'inkebamurara bakararuza ibyo basanze, usanga iyo mvugo bayivuga ndetse basa n'abavuvumanga. Kera cyane iyo ku rugamba rugamburuza abanyagihugu rukora amahano nk'ay'iyi mvugo ihatse y'amahagamamugabo, ahagatiye uwo muvumo rwavumwe rukivuka. Nyirugushahura yashagarwaga n'ibishahu, yogashahurwa atashahuye. Amahano nk'aya azingazingirwe mu nkanda itanyutse, izire gikanda, abicanyi bose ihora ibakanda, ndetse ibakange babe ibikange ubuziraherezo. urakoze Nsabimana. Muri make nk'uko nyine udusomeye iyi nyandiko uvuze nyine ivuga kuri shahu, njye navuga ko nkuyemo ibintu bibiri. Utubwiye ko hari imbwa zikaba arizo zishahurwa, ariko mu by'ukuri uko gushahura ukw'imbwa uvuga, mbona ari bya bindi iwacu bakora, ntabwo ari iwacu gusa, abantu bose bakora, aho borora amatungo. Hari nk'abantu borora inka, aborora ihene, aborora intama, aborora ingurube, inka z'ibimasa, ihene z'amasekurume, amasekurume y'intama, ndetse yewe n'ingurube z'ingabo barazikona. Kuko gushahura rero uvuga hano, umuntu yakeka ko yahita bihuza na bya bindi tuzi byo mu ngabo za kera zo mu Rwanda zashahuraga abami b'ibihugu bitsinzwe, hanyuma ibinyita byabo bakabishyira ku ngoma. Ubwo twabitandukanya gute kugira ngo tubyumve neza? Wadufasha? Urakoze Maniragena. Kubitandukanya ntibyoroshye, ariko mu Kinyarwanda, mu muco wa Kinyarwanda, gushahura ni ugushahura imbwa y'imperume. Niho havaga n'amazina ushobora ukumva hari abantu bita ba bishahura imbwa. Bishahura imbwa? Bishahura imbwa, umuntu akitwa bishahura imbwa. Noneho wajya mu matungo nk'uko bivuze, isekurume y'ihene n'isekurume y'intama zo barazikona zikaba inkone. Isekurume y'ihene idakonnye ikitwa ruhaya, iy'intama idakonnye ikitwa rugeyo. Urumva ko biratandukanye. Naho inka, ikimasa nacyo kirakonwa, ikidakonwe kikitwa imfizi. Niho n'abagabo batangiriraga kwiha akantu k'ishema iyo babaga bagiye mu yindi nzira inyuranye n'iyo bagombaga kunyuramo, bakavuga ikintu gisa n'umugani
ngo bari imwe igashoka mu ijana. Iyo ni imfizi iba ari imwe igashoka mu ijana, igashoka mu ijana. cyangwa ngo imfizi ibyara uko ibyagiye. Ariko ubwo urumva bakongera bati imfizi ntikumirwa, Mhm. ku buryo inka bayihaye ishema rikabije igera ubwo isa n'umuntu bakaba bamwita imfizi. Iyo mfizi idakumirwa si iy'inka gusa, n'indi itari inka ariko iri muri izo nzira nayo ntikumirwa. ubwo bari iy'umuntu muri make tubivuze gutyo. Naho rero ku bantu b'abahungu, umwana w'umuhungu, umugabo, kirazira, nta n'ijambo ribaho ribivuga, ntaryo ribaho. Ntabwo wavuga gukona umuntu, ntabwo wavuga gushahura umuntu, ntibibaho. Ngira ngo nicyo gituma iriya mvugo ya shahu yaje ikinjira mu bantu kugira ngo bayihe, ariko bisa n'urwenya. Ngira ngo byatangiye bisa n'urwenya, noneho barenyegeza iza gukwira. uretse ibyo wavugaga byo ku rugamba, hari akabazo nari nshaka kukubaza mbere yuko tugera kuri ibyo byo ku rugamba, kuko nkurikije uko uvuze ubanje kuvuga nyine uti imbwa irashahurwa, ibimasa bigakonwa, amasekurume agakonwa, ariko mu by'ukuri turebye impamvu nyine, kuko wari ugiye kuvuga kuri ibyo byo ku rugamba, urabona iyo abanyarwanda bavuga ngo bashahuye, ntabwo ari kimwe n'ibyo no kuri iyo mbwa bashahuye, kuko imbwa bashahuye bayisigira ubushobozi bwo kuba yaje kwihagarika, cyangwa se sinzi niba nabyo babivuga, abanyarwanda barihagarika abagabo. Ariko iyo bashahuye umuntu wa undi wabaga watsinzwe ku rugamba, numva barakuragaho byose, insitsi n'ubugabo. ibyo byo ku rugamba ni ibintu bibi, kuko byakorwaga n'abantu babi, noneho bakabikora ari bo ubwabo. Ariko uko babikoraga, ngira ngo babaga babanje guhinduka inyamaswa. Ndaguha urugero, hari umuntu wivugaga ni ikintu kibi, noneho arivuga, aza kugera ahantu avuga ati si ugukeba, akeba umuntu, si ugukeba, ndataniriza, ibi nyitambika amatana n'umukamba w'inda, narasanye uko umwami abishaka, shahuye karinga irashima. Urumva yajyaga gushaka ibyo bishahu kuwo yatsinze, kuwo yagaritse, urumva agahera iyo mu murara, amatako yayatanyije, akazamura akageza munsi y'umukondo akeba. Urumva ntiyabaga akiri umuntu, yabaga yakebaga yakebanye mu mutima, nako ahari umutima niho habaga hakebanye, kuko umuntu ufite umutima ntiyakora amahano nk'ayo. Igiteye ubwoba rero ni uko yabivugaga asa n'uwiyemeye, yumva ko ibyo yakoze ari byo, no kwivuga ari aho mu gitaramo bari ibwami, akivuga, abagore bari mu mbere bakamuha impundu, kandi uwo yishe urubozo atyo ni umwana w'umugore, yabyawe n'umugore, ni umugabo wari ufite umugore. Urumva rero aho ngaho ni umuco wo mu muyobe, aho ngaho twarayobye, tukazahakurwa n'Imana ikoze umurayi. Yego urabivuze, imwe nayo ni amahano mabi, ariko byabayeho
ikibazo ikintu wenda nari nshatse kugaragaza, nubwo urabivuze uravuga ko ukaba uturutse nyine hasi ukageza ku mukondo w'inda, urumva ko ibintu byose byabaga byatemwe bikaja kwanikwa nyuma bikazambikwa karinga, ariko ku gushahura imbwa nyine mu by'ukuri barayikona, ntabwo bayica byose, ntabwo bayibuza kuyikona, ni ukuyibuza gusa kuba yabyara kuko nk'isekurume ikonye, abantu bakona amasekurume y'inka, y'ihene, y'intama n'ibimasa by'inka, kugira ngo bizagire inyamaswa zikonye zigira inyama abantu bakunda, ariko zibaho, iragenda ikarisha ikagira gute, gusa ikaba itashobora kuzaja gusenza, itashobora nk'icyo kimasa cyakonwe ntigishobora kurira inka ngo kigiye kuyimya. Kimwe n'uko nkeka ko n'imbwa bakonye, ntabwo ibyo wabisomye muri ya nyandiko, ntabwo iba ishobora kuja muri wa murunga, muri cya kirundo cy'imbwa zirukanka, harya buriya imbwa iri kusenzwa, wabivuze ndabyibagiwe, ntabwo ija muri ayo magome ngo yirukankane hamwe n'izindi ziri gushaka gusenza imbwakazi, sibyo? nibyo. Ariko bishobora ntija muri ibyo ngibyo. Numva nk'imbwa hari izo bakonaga kugira ngo zizabe impigi ziza, zere kugira ikintu kirangaza, iri kumva iri kugenda ngo yumve igomba kuja kwirukanka nyuma y'imbwakazi, ahubwo igakomeza nyine guhiga, nyine iri kwirukanka ku nyamaswa. Imbwa kuyishahura kwari kuyibuza gusenza. Bityo rero ikigomba gukora icyo bayigeneye igakora icyo, kuko gusenza byarayirangazaga nk'uko wari ubivuze, ikaba yarara mu magobe bukarinda butya, niba igomba kurinda urugo ikaba itakirurinze, niba buri buke shebuja akayijyana mu muhigo ikaba itagishoboye guhiga, mbese ikaba itagikurikiye umurimo bayigeneye, babaga bayigunye, bayatse icyatumaga igira ishakaka ryo gusanga imbwakazi izikubaganye. No mu amatungo rero yo, kuko mu Kinyarwanda imbwa ntiyitwa itungo, yego nibyo, imbwa gusa mu rugo ikarinda urugo, ahasigaye haba ari imbwa y'impigi ikajya guhiga. Naho amatungo rero y'inkone nayo bagabanyaga ko, tuvuge mu ishyo, ko hataba imfizi nyinshi. Nibyo nakubwiraga nti cya gisa n'umugani bavuga bati iba ari imwe igashoka mu ijana. Yego. Ishyo rikagira imfizi yaryo mu nka isa naho ariyo nyirazo, ndetse wajyaga kubona ukabona no mu mukumbi w'intama cyangwa umukumbi w'ihene harimo mu ntama bavuga rugeyo ikazimiriza imbere zikayikurikira, ifite n'amahembe agondoye ariyo rugero nyine ari nk'ayo mutware wazo. No mu ihene, mu mukumbi w'ihene hakabamo ruhaya igenda izigendamo, yagira irari ukabona yegereye nk'imwe mu ihene ziri aho, iyikubise umunwa yigije iruhande, ariko igira ngo hari nk'ikiyibwira, ira nyine ko ihari, ko ari ruhaya, kandi ko izi ibyiza gukora. Ubwo tukiri aho, wenda nakwibutsa, ndumva nawe ubyibuka, hari nk'ibihugu by'Abarabu aho bakoraga amahano, bagiraga abagabo bamwe bakabakona, barabafashe mu ntambara bakagenda bakabakona, bakaja barinda abagore babo. Ibyo byabaye, ndumva twarabisomye mu bitabo, nka muri ya bihugu by'Abarabu bagira abagore benshi, ariko noneho bakabarindisha abagabo bakonye. Ibyo bihano nyine ni bibi, kuko nk'uwo mugabo hari
hari igihe ngo bakonaga bakaba banakwibesha bakumva ko isoro barikuyemo, ariko umugabo agasanga wenda akagira amahirwe hakaba agasoro gasigaye, mbese bakibesha, ariko ntabwo byari byinshi. Ariko icyo kintu cyo kugira abagabo b'inkone nabyo ibyo bigiye kumera nka bya bindi by'iwacu byo gushahura, ahantu bakonaga abagabo bakabagira nyine abantu badashobora kubyara, bakaba abantu bashobora kugira kurinda gusa ngo babuze abantu ko hagira nk'umugabo winjira mu nzu irimo abo bagore b'uwo utunze iyo nkone. Ndumva ubizi. ariko ibyo ni nka biriya byo gushahura ku rugamba. Ndashaka kuvuga kureba umuntu ari umuntu ukamukiza ubugabo, ukamuvanaho ubugabo. Ibyo ni byo nita umucoco, umuco wuzuyemo ico. Ibyo ni ibintu bidakorwa n'abantu bazima. Ubumuntu buba busa n'ubwahukanye, bwataye nyirabwo, agasigara ari nk'igishishwa. Urabona iyo batoneye ibishyimbo, ibishishwa bajugunya iruhande. Umuntu utinyuka gukora ibyo nawe aba asa n'icyo gishishwa, aba ari igikorogoswa, ntabwo aba akiri umuntu muzima, kuko umuntu muzima ariyumva. Wakwiyumva ukumva uko wiyumva, ko n'undi ariko yiyumva, ko kubaho uri muzima ari amahirwe atangwa n'Imana. Kubuza umuntu kubaho ari muzima rero uba ugomeye Imana. Yego, uvuze nyine ngo icyo ushaka ko mugenzi wawe atagukorera nawe ntukakimukorere. Ubwo ni muri bya bindi by'amategeko y'Imana ya Yezu yahaye abantu, ariko tuzi ko bibaho. Tugarutse kuri shahu noneho, ubundi nje mbona nk'ubushahu ubu ngubu ikoreshwa, abanyarwanda bose bumva bayikoresha. Muri ya nyandiko wasomye watubwiye ko umubyeyi yashobora guhamagara umwana we ati hano sha mutume, akagira ati, ariko mbese ntabamututse, ahubwo rikaba ari uburyo bwiza bwo kubwira ngo ngwino mutume. Ariko tubwira nanone ko umwana adashobora kubwira se ngo shahu, kimwe n'uko umwana w'umuhungu adashobora kubwira mukuru we ngo shahu. Ariko ubu ngubu byabaye ijambo sha na shahu mu kinyarwanda cy'ubu rikoreshwa hose. Abakuru bararikoresha, abagore bararikoresha, n'abana ukumva ari kuvuga ngo mva sha, nkumva bigiye kumera nka disi, nka shenge. Wowe ubibona ute ibyo ngibyo ubu ngubu, ukuntu iryo jambo ryakwiriye? Ubu umuco wa kinyarwanda ugenda uhinduka kandi bibaho mu bantu. Iryo jambo sinzi igikundiro rifite, kandi ubundi ryari rikwiye kwangwa. Abantu bazi aho riva, noneho bakareba n'icyo ari cyo, ntibatinyuka kurivuga. Bumva ko sha iva ku ijambo gushahura. Hari abavuga sha, umubajije uti shahu biva he, akaba atakubwira, atatekereza aho rikomoka. Noneho rero ryagize ritya rirurira, kuko ni ijambo rikoreshwa, ubundi rikoreshwa n'abantu basa n'abangana. Noneho rikoreshwa cyane cyane n'abagabo, bakaribwira abo baruta, abo bakuriye. Noneho bakumva abantu baganira, abana bakumva abantu baganira bavuga sha, barivuga. Noneho riza gusa n'izuba rivuye rikeyura umuyobe wari uhari. Abantu bose ijambo bararitora, barivuga batagombye kwibaza icyo rivuga, icyo rivuze, aho riva n'inkomoko yaryo. Kuko babiganiriyeho, ndifuza ko abakiri bato bazajya baganira ku magambo y'ikinyarwanda, inkomoko yayo, biva he,
iri jambo riva he, umugabo bivuga iki, umugore bivuga iki, umwana, mwana wanjye. Uzi ko mu kinyarwanda ababyeyi bakunda kuvuga umuntu ukurebye akagukunda mutagira n'icyo mupfana, atanakuzi, akabona ungana n'umwana we arakubwira ati mwana wanjye. Nk'ibyo bintu abantu bakabyumva, abantu bakuru bafite abana bakabyumva, akabibwira nk'umwana utari uwe. Ariko urabona nk'iryo jambo niryo ryamamaye kurusha andi magambo yaba afite akamaro karenze akashaho.